menshi wakoze ntabwo twe dufite ibyo twaguhereza kurekonesa umwanya wawe kuza mu nzu y'Imana kubaha umwuka w'Imana kubaha kuza mu nzu y'Imana ntacyo mfite nge naguhereza ngo ngushimire ariko gusabiye umugisha w'Imana reka natwe twikomera amashyi ko twaje mu nzu y'Imana bwira mugenzi wawe ngo wagize neza kuza tubikora nyine kubw'umuhango nyine ntago babivuye ku mutima kuko ukuntu tubivuga ntago babivuye ku mutima kabisa bambwira ngo wagize neza kuza mu nzu y'Imana muhindukire umurebe umuhereze ikiganza biveho umuhobere umubwire ngo thank you for coming kandi muhobere neza umwishimire mugenzi mwishimire karyango suhuza uwo muntu kabisa aha umuhobere mubwire ngo wakoze nukuri kandi felicitation kuri muzima murumva atari sawa twongere kandi twongere vraiment muhobere mubwire ngo wakoze kuza mu nzu y'Imana ryaziga muhagurutse nukuri muhobere mubwire ngo wakoze kuza muri rejoice room thank you for coming yego hari umuntu batahobenye naje nguhobere amen mama bebeto hobera uwo mugabo ukwegereye mubwire ngo wakoze kuza mu nzu y'Imana wow shuko baguhobeye ntago baguhobeye rwose mureke mbahereze story hari umuntu wakurikiye umukobwa agiye mu rusengero aramukurikira abonye akase nawe arakata aravuga ko ngomba kumukuraho nimero ko byagenda kose kuko yantushije ndamukurikira ntago ari icyaha hari kureba umuntu kwa mubengo kuko avuga ngo aya mahirwe n'inyatakaza ntago nzongera kumubona ujye uhindukira umukurikire mubwire bite ni byiza nta cyaha kirimo icyaha n'umugambi mufitiye ariko kumukurikira Imana ireba ikintu kiri behind umukurikira mubwire ngo ngewe na amaso yanjye yakwishimiye ndashaka nimero yawe yime si ibyo se n'uwo muntu kwegereye n'uba ari umusore ukabona wamwishimiye please muhe nimero ikibi ni igikurikira inyuma y'ayo magambo mvuze nabi uwo muntu akurikira umukobwa bajya mu rusengero avuga ngo aho wicara naye ndahicara arahicara wowe kutahagurutse wowe inyuma hariya haguruka yes amen agera mu rusengero acunga ahantu yicaye nawe mwicara ku ruhande karya wowe ntago nkubwira kabisa wicarire amen ageze mu rusengero yicara ku ruhande rwe barigisha pastor barahindukiye aravuga ngo please kuma mugenzi waho gutya akaboko umubwire ngo ndagukunda mu izina rya Yesu arambwa nukuri ndagukunda so rero nta cyaha kirimo ubwa mbere urabivuga ntibikunde bwa kabiri ntibikunde bwa gatatu ntibikunde bwa kane ntibikunde bwa gatanu bigakunda dushatse abantu benshi baratubenze ariko Imana mu gihe gikwiriye iduhereza umugisha so rero kugira ngo ubone icyo ushaka ni kubanza kumisinga kimwe runaka bitatu bine ugafatisha amen rero kuba wahobeye uwo muntu ni byiza kandi ubwo yakurebye mu maso muri image yawe yayitwaye niba ufite niyerekwa uritambutse simple mwicare mu izina rya Yesu katwicare mu kubaho kw'Imana haleluya Yesu ashimwe cyane ndashimira Imana kubw'uyu mugoroba reka mbasabe ikintu gitoya ubona intebe imbere yawe please yicaremo tugiye kuganira umwanya mutoya sindenze iminota 40 nindenze iminota 40 mumbwire ngo Appolinair warengeje please rekeraho dutahe iby'Imana ntago bijya bishira egera muri uyo mwanya w'imbere mureke kuntwara umwanya nabyo unatangiye kureba ku masaha yes icara muri iyo ntebe y'imbere tugiye kuganira gatoya niturangiza dusohoke twitegura amateraniro nanone yejo kuwa gatanu yes wow ndibaza ko aho ngaho ni sawa tugiye kuganira turebana neza nta muntu uri kure
uko biri kose Imana iraza kuvugana natwe ku buryo butangaje. Njyewe ndimo ndabyumva, iyo turi bugire ibihe byiza njya mbyumva mu mutima wanjye, mba numva mfite ikintu cy'ubwoba, mba numva mfite ukundi uvuga se birashirayo byose, ariko muramfasha nze kuza kugabanyaho bikeya kuko ntago byashira. Yesu ashimwe cyane. Nguhereze ikintu uri butware mu buzima kizakubera impamba y'urugendo ukiri muri iyi si. Yesu ashimwe cyane. Abanyarwanda bajya bavuga ngo urupfu ni ukwitaba Imana. Kozi Imana karemera yaravuze ngo ntibakajya bivuga gutyo, ahubwo ngo iyo tuje mu nzu y'Imana nibwo tuba twitabye Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko inzira yo kujya mu ijuru ni urupfu. Yego, iyo dupfuye si bibi, ikibi naho ugiye. Yesu ashimwe cyane. Paul we yarabivuze ngo kuba ndiho ni Kristo, ariko no gupfa ni inyungu. Amen. Ajya gusoza urugendo rwe rw'ivugabutumwa yaravuze ngo ubu ndasa nk'usukwa ku gicaniro. Yesu ashimwe cyane. Ni nkaho byari birangiye, avuga ngo ubu ntegereje ikamba ry'iki ry'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana. Mumfashe mufate Bibiliya zanyu. Ndagira ngo ibyo tuganira mube mwabisomye namwe. Gateta dufashe tugiye gusoma muri Luka igice cya mbere kugeza ku murongo waho wa 20. Mujye mukurikirana uko arimo gusoma, niba koko ibyo arimo gusoma ari ibyo. Niturangiza tuganira umwanya mutoya, dutahe dusubire mu mago yacu. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Luka 1 igice cya mbere avuga ngo abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho kibyemewe natwe rwose, nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira babyibonera ubwabo, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana wowe Tofili mwiza rwose. Rekeraho. None soma Luka ibice 7. Luka ibice 7 umurongo waho wa mbere ugeze ku wa 10. Nuko aya magambo yose amaze kuyabwira abantu ajya i Kaperinawumu. Hariyo umutware utwara umutwe w'abasirikare, yari afite umugaragu we akunda cyane wari urwaye yenda gupfa. Uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, ni umuntu ukwiriye ko umugira utyo. Ni umuntu ukwiriye ko umugirira utyo kuko akunda ubwoko bwacu, ndetse n'isinagoge yacu niwe wayitwubakiye. Yesu ajyana nabo, ageze hafi y'inzu uwo mutware w'abasirikare amutumaho inshuti ze ati, Nyagasani ntiwirushye kuko bitankwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Nicyo gitumye nekereza ko bitankwiriye ndetse ko nza aho uri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. Tegeka umugaragu wanjye arakira. Kuko nanjye gaterekeraho. Ibyo nasomye mu twabyumvishe twese. Haleluya. Tugiye kuganira, ni inkuru turi buganire twese. Uragira ikintu wumvamo uko biri bumere kose, hari ikintu uri butware. Sindi bubashyushye kugira ngo mushyuhe nimurangize nimugera hanze mwongere mwumve bya bintu bibavuyemo. Oya, tugiye kuganira imbona nkubone, wumve ibyo nkubwira n'ibiri muri Bibiliya, kugira ngo bigufashe nusohoka hano hanze bikubera impamba, yaba ari mu kazi kawe, yaba ari mu rugo rwawe, yaba ari muri quartier utuye, yaba ari no mu gihugu cyawe. Imana yacu ishimwe cyane. Umwuzuro w'agakiza, umwuzuro wuzuye. Ndimo gutegura inyigisho, ndimo kwisubira, maze nayiteguye igihe kinini, ariko nicaraga nimugoroba ndimo kwisubira. None Imana ikanganiriza amagambo meza, amagambo aryoshye, amagambo akomeye,
none nkajya mbaza umutima wanjye nkavuga ngo mana ni gute birashoboka, Imana ikambwira ngo birashoboka. Muze kuza kumfasha point wumva igufashije uyandike. Yesu ashimwe cyane. Iyo utumva itagufashije uyireke, irafasha ngo mwicaranye. Umwuzuro w'agakiza wuzuye. Yesu ashimwe cyane. Gatempereza iryo cupa ry'amazi, fasha fose wimpereza. Imana ize kuza kumfasha, ndaza kwigisha nitonze ntuje nkuko namwe mutuje. Imana ishimwe. Haleluya. Umwuzuro w'agakiza. Iyo tuvutse nabwiye abantu ndavuga ngo umunsi nabatijwe niwo nyafitaho anniversaire yanjye. Nje navutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12. Mbatizwa ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12. Bidi yanjye nyifeta igihe nabatizwaga 28. Sibwo navutse, ahubwo nibwo navutse bwa kabiri. Birumvikanye? Ariko kuvuka mu nda ya papa na mama ni ku itariki 15. Buri munsi mvugana na muze wanjye akambwira ngo ko nakubwiye ngo joyeux anniversaire, pourquoi utagize gutya gutya na gutya ngo abandi mukora amafete? Nambwira oya le 28. Kubera iki? No wibyaye ko njye wakubyaye yuzuye yavukiye. Kandi nkumva nibyo. Ariko niko nahisemo kuko umunsi navutse ubwa kabiri amateka ya Mutanga na data Munyarutete yararangiye. Ninjira mu yandi mateka mashya ya Kristo. Ibyakurikiranaga data ubyara, byakurikiranaga Mutangana, ibyakurikiraga Munyarutete, ibyakurikiraga Rwamo na Karasira, ayo mateka yararangiye. Je naje ndi mushya kuko mvutse ubwa kabiri. Imana yacu ishimwe cyane. Nuvuga ngo iby'amateka byararangiye, ngewe ndi umuntu utemera karande. Kumbwira ngo karande yiwanyu ngo ituma udashaka, oya. Imana yanjye yashimye ko igihe nikigera nzashaka nzanabyara. So kumbwira karande, uwo mbwira karande nawe ufite karande. Mwanyumvishije? Rero ngewe sinemera karande. Yesu ashimwe cyane. Uyemera akayishigikira akavuga ngo ibaho, ibikorwa bya karande bimushibukiraho bikamugiraho ijambo. Bibiliya iravuga ngo uko twibwira nuko turi, n'ibitekerezo byacu uko wibwira uzabako. Niba uvuga ngo data ntago yize ngewe nziga, uziga. Niba ngo data ntiyabaye muri Kigali, yabaye hano, ngewe nzabiki niki ukabyandika. Imbere y'Imana mpagaze ku ruhimbi rw'Imana, ibyo bizaba. Yesu ashimwe cyane. Umwuzuro w'agakiza duhabwa tuvutse ubwa kabiri biba bibaye nk'iri cupa. Iri cupa riruzuye. Yesu ashimwe cyane. Ariko haraburaho dukeya. Imana yacu ishimwe. Abakoze iri cupa bavuga ko amazi agomba kuza ameze gutya, ntabwo aba yuzuye hejuru. Ariko umwuzuro w'agakiza wuzuye ni igihe wamenye Kristo ukamubwira abandi. Niwo mwuzuro wuzuye w'agakiza. Mwanyumvishije? Icyo ni icyambere. Kuba warakijijwe ukamenya Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamenya ububasha buri muri Kristo, ukamenya imbaraga ze, ukamenya urukundo rwe. Iyo ubimenye ntabwo ubyihererana wifuza kubibwira inshuti yawe, wifuza kubibwira uwo muvukana, atabyemera ukongera ukabimusubiramo rimwe kabiri gatatu. Iyo atabyemeye hari icyo Imana ikora ku buzima bwawe akakugarukira. Imana ishimwe. Icyo ukora rero ni umenye Kristo kugira ngo umwuzuro wawe w'agakiza wuzure neza. Icyo wamenye uragihera iwawe. Imana yacu ishimwe. Urahera mu rugo rwawe. Niba uri umupapa uri umumama, urahera iwawe uvuge Kristo. Nusozi wawe urajya mu baturanyi. Imana ishimwe. Nugera mu baturanyi ukababwira Kristo, ubwo wavuye iwawe wagiye mu baturanyi, uzababwira Kristo. Abaturanyi nibirengaho uzagenda mu kazi kawe ubabwire uwuriwe, wabwire ngo namenye Kristo ubwoba burashira, namenye Kristo ngira amahoro y'umutima, namenye Kristo ndeka guterwa ubwoba n'ibyejo, namenye Kristo ibi nibi byose umutondorere amakuru wamenyeye mu nzu y'Imana. Imana yacu ishimwe cyane.
iyo ubikoze ibyo bintu uba uri mu mwuzuro wuzuye. abantu benshi inshuti zacu nyinshi, abavandimwe bacu benshi, umwuzuro w'agakiza kabo utangirira mu rusengero ukarangirira mu rusengero. Imana ishimwe. Umubyeyi wacu Bishop yigeze atubwira ukuntu umupasiteri yarimo kwigisha, aravuga ngo buri muntu wese niyikorere umusaraba we, cyangwa umuntu wese yikorere umutwaro we, umudamu we araza amusatira ahantu ari. Arambwira njye navuze ko buri muntu wese yikorera umutwaro we, kuje njyewe bite? Aravuga rega njyewe umutwaro wanjye ni wowe. Abivuga njyewe sinasetse gusa, naravuze njyewe bite? Hari abantu njya mbwira Kristo, hari umuntu tuganira akaryoherwa n'amagambo mubwira. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo ukoze ibyo bintu uba uri mu mwuzuro wuzuye. Imana ishimwe. Murabona kuntu tungana? Hindukira urebe inyuma yawe, reba. Imana ohereza mugaruke hano, ndashaka ngo tuganire turangiza dutahe. Yesu ashimwe cyane. Ryaziga, reka nkoreshe Ryaziga, ni inshuti yanjye. Ryaziga amenya amakuru yo mu bwami bw'Imana, yamenye amakuru ari mu nzu y'Imana, akamenya ibyiza biba mu nzu y'Imana, akaba convaincre, akemera, akaryoherwa nabyo. Byorohera Ryaziga kugenda kubwira inshuti yawe Ryaziga, ukamubwira ngo kuwa kane tugira amateraniro, please tugira amateraniro ya Rejoice Room, tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana. Naho Ryaziga atagira ibintu byinshi, abwira ngo njyewe ndagusabye please ngwino tujyane. Imana tishimwe cyane. Sayo magambo gusa. Ryaziga bikoze akazana umuntu umwe. Nawe madamu wazene ukazana umuntu umwe, Bera akazana umuntu umwe, Joza akazana umuntu umwe. Uru rusengero rwakuzura. Kandi umugisha twabona ni umugisha wanjye, ni umugisha wawe. Rero nagiye gusanga twese tutari mu mwuzuro wuzuye w'agakiza. Imana itubabarire. Tuzamure ibiganza tuvuge ngo Imana itubabarire. Imana itubabarire. Kuko ibyo twamenye turifuza kubigumana twenyine, ntabwo twifuza kubiganiriza abandi. Uravuga ngo ibintu bya gatete, oya. Imirimo uzakorera mu isi, imirimo uzakorera hano, niyo mirimo izadukurikira no mu ijuru. Imana yacishimwe cyane. Turwanire no kugura amamodoka akomeye, turwanire no kugira ngo twubake amazu akomeye. Ni byiza, nabyo ni byiza kuri twebwe, ariko ibyo byose bizasigara aha. Uzatwara imirimo wakoze muri iyi si, icyo wakoze kugira ngo umwuzuro wawe w'agakiza wuzure. Tukomere Imana amashyi menshi. Tugiye kuganira ibintu bine cyangwa bitatu, nituba dufite umwanya, cyangwa bitatu ukora bigashitura Imana, cyangwa mu yandi magambo bigakora ku mutima w'Imana. Nashatse uburyo mbivuga kugira ngo byumvikane, ariko ni ikintu ukora, ni ikintu ukorera, ni ikintu uvuga. Iyo ubikoze ntago bishitura Imana gusa, ahubwo biyikora no ku mutima. Imana yacu ishimwe. Ngiye kubabwira ibyo bintu bine, ubyandike kugira ngo nawe ugende ubiganiriza abandi. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya ni ukuri, Bibiliya ntabwo ibesha. Bibiliya yatubwiye ngo hari umusirikare w'Umuroma, ngo Yesu yaciye mu muhanda w'i Kaperinawumu, n'igitabo cya Luka, ngo arimo kugenda, ngo hari umugabo w'umukapiteni ufitiye ranka ya kapiteni, ngo yari afite kambyite escort we, yari afite umusirikare mutoya, yari afite umusirikare umukorera, yari afite umusirikare umurinda, yari afite umusirikare umutekera, yari afite umuntu wo hafi n'umuja. Ngo ararwara, arwaye, ngo uyu mukapiteni bimukora ku mutima. Imana yacishimwe cyane. Ngo atuma umuja we aramubwira ngo genda umbwirire Yesu, mubwire ngo hari umuja wanjye urwaye. Ntago yagiyeyo, ni kapiteni, atuma umuntu akuriye, aramubwira genda ubwire Kristo, mubwire ngo umuja wanjye ararwaye kandi arababaye kandi akeneye ubutabazi bwawe. Imana yacu ishimwe. Bibiliya iravuga ngo Yesu yumvisha aya magambo, dukomere Imana yacu amashyi menshi, ngo biramutangaza, atangazwa nuko kapiteni ashobora kubabara,
ababajwe na sekirite, reka mbyite gutya, atangazwa nuko uyu munsi CEO w'ikigo runaka, CEO wa MTN ashobora kubabazwa n'umusekirite uri ku muryango, yamenya amakuru akavuga ngo uwo musekirite yarwaye kandi ntabwo ameze neza, akamenya amakuru ko Kristo arimo guca mu muhanda w'Inyarutarama, arimo kugenda, akavuga ngo ndabinginze mugende mubwire Kristo ko umusekirite wanjye arwaye. Yesu ngo abyumvishije biramutangaza, aravuga ngo ndatangaye, ni gute umuntu ukomeye yababazwa n'umuntu wo ku irembo. Imana acishimwe cyane. Birimo birumvikana, birimo kumvikana. Abanyarwanda bajya baca umugani ngo amaboko atareshya ntabwo aramukanye. Iyo ni imigani yacu, bishatse kuvuga ngo niba ntangana nawe ntaho dushobora guhurira. Imana yacishimwe cyane. Ngo ariko iyo ukoze icyo kintu ukababazwa n'umuntu ugutekera, ukababazwa n'umuntu mwiganye usa nk'ari mu bushomeri w'umusekirite, umuntu udafite shinge na rugero, ukifuza guhoberana n'uwo muntu, Bibiliya yavuze ngo iyo ukoze ibyo bintu bikora ku mutima w'Imana, Imana igatangara ikavuga ngo ntangajwe na Shukuru ushobora kubabazwa n'umusekirite yahuye nawe akabona arwaye, akavuga ngo ndakwinginze wa Mana we ugirire neza uyu muntu. Iyo ukoze ibyo bintu bitangaza Imana. Imana yacishimwe cyane. Ntago kwiyiriza, ntago kujya ku misozi gusenga, ibi njya mbikora. Ntago kwiyiriza ngo ufate iminsi 70, ufate iminsi 40, ufate ibyumweru runaka urimo kwiyiriza, ntago bishobora gushitura Imana. Ndakurahiye, igihe cyose uzabona umuntu mutaresha, ukamureba ukumva umugiriye impuhwe, ukifuza kumwishura mituweli, ukifuza kumwambika, ukifuza kumugaburira, ukifuza kumenya ubuzima bwe, iyo ubikoze bitangaza Imana. Haleluya! Iyo ukoze ibyo bintu Faustin bitangaza Imana. Bera iyo ukoze ibyo bintu ukabona umukobwa udasa neza, ukareba umukobwa ukavuga ngo uyu mukobwa akeneye kujya muri salo, bera iyo ubikoze bitangaza Imana. Bibiliya iravuga ngo uyu musirikare atangazwa cyane cyane no kubona umusirikare we umuja warwaye. Aravuga ngo atumaho Yesu, nicyo twasomye. Imana yacishimwe cyane. Aravuga ngo ndakwinginze ngwino, umusirikare wanjye ntabwo ameze neza, ararwaye, ntabwo njye binsaba kugira ngo nzi. Niba njyewe nshobora gutegeka umusirikare akagenda, ushobora gutegeka umusirikare wanjye agakira. Imana ibikora kuko umusirikare yarebye umuntu wo hasi akabona ko akwiriye kubaho, ntiyirate ngo avuge ngo amaboko ataresha ntabwo aramukanya. Umunsi wahoberanye n'amaboko mutaresha, Imana izatangara, Imana izakugirira neza. Umunsi wemeye kuba inshuti n'umuntu butari ku rwego rumwe, Imana izakugirira neza. Si ibyo gusa, izavuga no ku rubyaro rwawe. Dukomere umwami wacu amashyi menshi. Haleluya! Tuzamura amaboko hejuru tuvuga ngo icyubahiro ni cy'Uwiteka. Iyo ukoze ibyo bintu bitangaza Imana, bikora ku mutima w'Imana. Haleluya, haleluya. Munsi wagiriye neza umuntu, tujya tubibona, ukagira neza umuntu witeguye ko azakwishura. Ariko umunsi wagiriye neza Faustin udategereje inyungu izamuvaho, uwo munsi uzanezeza umutima w'Imana. Abantu benshi turavuga ngo reka ntwerere runaka nanjye azanyishura, ariko umunsi watwerereye umuntu udategereje inyungu izamukugarukira, Imana uzakora ku mutima wayo kandi uzatangaza Imana. Kandi nutangaza Imana, Imana izakora igitangaza ku buzima bwawe. Haleluya! Ibyo bintu byose iyo ubikoze gutyo, Imana iratangara. Imana yacishimwe cyane. Haleluya! Mureke tujye duhoberana n'amaboko tutareshya. Imigani y'Abanyarwanda tuyiveho, ujye uhoberana n'umuntu wese. Ngize iminsi 2 ndimo gukontakta n'umuntu arimo kunshaka, n'ukuri nabuze umwanya ngo duhure, kuko hari izindi gahunda nari ndimo, mbura umwanya. Arangije arambwira Appolinair, wabuze se? Ndamubwira n'ukuri nabuze, ariko ngwino duhurira ahantu nicaye ndimo gusangira n'umuntu, nibura kugira ngo tubonane, anganiriza ibintu. Ndavuga ngo wa Mana we uhabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ukuboko kw'Imana ntaho kutagera. Hari aho tugera tukabura n'amazi yo kunywa, ariko Imana ikatuvuburira amasoko. Amaso yacu yuzuye amarira, Uwiteka kuzuza indirimbo nshya mu mitima yacu. Ibyo twarabibonye, ntago twabibwiwe n'abandi. Kandi Imana yo mu ijuru
ni Imana ikorera ku mahame. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umunsi uzifuza kugirira neza umuntu utifuza inyungu iri inyuma, ukavuga ngo reka ngirire mama Omeri neza, ntago ntegereje inyungu zabivamo, reka ngirire neza nyangamugayo, ntacyo nitaye kukizagaruka, ariko iteka ryose nutanga uzi ko bizakugarukira, uzamenye yuko uhiye wohereje ibintu bitazafite inyungu, ariko iteka ryose uzagirira umuntu neza udategereje inyungu ikurikira, uzakora ku mutima w'Imana. Dukomere Imana amashyi menshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Icya kabiri, ukora, Imana ifashe. Ndimo gusenga nijoro, nagize gusa nko gushidikanya, numva ngize ubwoba. Inyigisho nagombaga kwigisha i Burundi, Imana iranga impereza indi nyigisho ntari nateguye. Inyigisho nayiteguye, Imana irambwira oya wiyigisha. Ngeze ahantu nagombaga kwigishiriza, Imana irambwira ngo hindura. Ndahindura nigisha ibindi. Imana irabikurikira, ikora ibitangaza. Maze iminsi no nyigisho iri ku mutima wanjye, kandi mwebwe nyibwiye simwe ba mbere, abo twahuraga gusa tukaganira n'abakurikirana status yanjye, nacishagamo amagambo makeya, numva umutima wanjye urimo kwaka, ngashiraho gusa kugira ngo numve ko naruhuka. Ibi ntabwo ushobora kubyumva, kugira ngo numve ko umutima wanjye waruhuka. Kandi iyo mbikoze nkabona reaction y'abantu, mpereza Imana icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Status yanjye ni platform, ni church platform yanjye, ngomba gukoraho ibintu by'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Mukeneye kuvuga ubutumwa, mufite ahantu muvugira ubutumwa bwinshi. Status yawe igiba wowe, ujye uvuga amarangamutima yawe, kuntu urimo gufiringa muri uwo mwanya ubisangiza abantu. Nari ndimo gufataho amagambo nk'ingashira kuri status, umuntu akamagara akambwira ngo Appolinair, ibi bintu uvuze ngo ushatse kuvuga iki? Imana ishimwe cyane. Kandi mu bantu batanu ugasanga abantu batatu n'abapasiteri. Kadukomere Imana amashyi menshi. Rero dufite Imana ikorera amahame. Ikintu cya kabiri ni ugukunda umwanzi wawe. Ugakunda Faustin, ugakunda Gatete, ugakunda Sande, ugakunda Ryaziga, kandi ubizi neza mu bantu bakugize igitaramo ku gasozi ari we wa mbere. Kambisubiremo. Ugakunda umuntu ubizi neza ko ari wagize uruhare kugira ngo umuntu mwakundanaga mutandukane, ubizi neza ko ari we wabikoze, ufite n'ibimenyetso bifatika, waragize ugapfukama ukavuga ngo Mana hereza umugisha Appolinair, nubwo bwose ibi byabaye, ariko Appolinair n'umwana we muhereza umugisha. Yukoze ibyo bintu, Imana iri mu ijuru iratangara. Haleluya. Yukoze ibyo bintu ukavuga ngo hereza umugisha Ryaziga, kandi Ryaziga yaragize uruhare kugira ngo ubukwe bwawe bupfe, ukavuga ngo Mana ndagusabye uhereza umugisha Bera, ubizi neza ko Bera ari wo muntu wakwirukanishije mu kazi akagasigaramo, warangiza ugapfukama ukaza mu rusengero ugasenga, ukavuga ngo Mana umubariki tena umubariki tena umubariki tena umubariki mu izina rya Yesu. Iyo ukoze ibyo bintu ujye utangaza Imana. Iyo ukoze ibyo bintu ntushobora kubyumva. Ndakwinginze korera mu mahame y'Imana, uzabona umugisha w'Imana. Ibi byo kugushyushya ugashyuha ukagenda wagera hanze ugasanga bya bintu byose bikwasamiye, jamais dans la vie. Nukora amahame y'Imana, Imana izahagarara mu mahame, izakugirira neza. Ukurira umusozi ukajya Kanyarira, ukajya Kizabonwa, ukajya muri banguka Yesu agutabare, ukajya muri Ikadeshi, ukavuga ngo Mana mumubu kayo bankora ibingibi. Stefano ageza ku muka wa nyuma asabira umugisha abanzi be. Umunsi uzasabira umugisha abanzi bawe, uzakora ku mutima w'Imana, Imana izakwishimira. Iyo Imana ikwishimiye ikora ikintu cyose kugira ngo nawe inezeze umutima wawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yosefu umunsi yafunguwe, sinca kujya mateka, amaze kubyara abana, yatumyeho bene se arabwira ngo ndabinginze mugende mubwire data Yakobo, mubwire ngo nabyaye abana basa nawe, basa na data, basa na sokuru, kandi iyo mbarebye ni ukuri nibagirwa umubabaro wose. Imana izaguhereza umugisha ku buryo uzibagirwa umuntu wagukomerekeje,
ku buryo uzibagirwa umuntu mwahuriye muri ka runaka akakubabaza ukamutwara ku mutima. Numusengera kugirirwa neza, Imana izaguhereza umugisha. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Katwongera umwami wacu amashyi menshi. Umunsi wamenya ayo magambo, umunsi Imana yakugendereye, abantu benshi kambivuge gutya, nari ndimo gutegura ino nyigisho, noneho Imana ikanganiza ibintu byinshi, nkavuga ngo Mana ndabivuga gutegeye wa Appolinair. Imana irambwira ngo ugende ubivuge, ndi inyuma yawe. Imana yacu ishimwe cyane. Abantu ntibakureka nkagumana nawe, hari ikibazo? Ndavuga nta kibazo, genda rero ukora ibyo nshaka, abantu ntibakureka nzahagarana nawe. Haramana we, Imana iri kumwe nawe. Imana yacu ishimwe cyane. Nta muntu n'umwe waguhagurukira ngo bikunde. Niyo bigerageje nukura ajya apfa, arapfa mu buryo bw'umwuka, konegisi igahagarara. Umuntu wahamagawe ntabwo ajya arwanya umunyamuhamagaro. Umuntu wahamagawe, umuntu utarahamagawe arwanya umunyamuhamagaro. Ariko ikizakwereka umuntu utarahamagawe n'Imana, azacunga impano yose ihagurutse ivuga Imana neza, arwanye no kuyizimya. Azacunga umuntu wese uhagurutse yifuza kuvuga umwuzuro wa Kristo, avuge ngo uriya muntu nawe numwibone. Ibyo byose babibwiraga intumwa za Kristo. Intumwa za Yesu ziramubwira ngo mwigisha bimeze gute? Yesu arabwira ngo ese namwe murashaka kugenda nk'abandi? Nicyo mushaka kuvuga, kuko Yesu yarebaga mu mitima y'abantu. Icyo mushaka nakibonye, murashaka kugenda. Petero aramubwira ngo ese twakuvota ukajya he? Twakuvota ukajya ko ufite amagambo meza meza y'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo dukoze ibyo bintu, ugakunda umusekirite, ugakunda umwanzi winjira akifuza ko wapfa, umuntu wagerageje kukuroga, warangiza ukamusabira umugisha. Umukozi w'Imana Gatete yigeze kunganiriza, ambwira amakuru, ambwira kuntu bashatse kumuroga ari umwana, mama wakabimuganiriza. Gate umunsi wapfukamye ukavuga ngo wa muntu washakaga kundoga Mana umugirire neza, wifuzaga ko ntabaho, ugapfukama ukazamurirwa ngo Mana uhereze umugisha uyu muntu, Imana iri mu ijuru izaguhereza umugisha. Haleluya. Kuko ni Imana igira ute? Igendera amahame. Rero twitoze kugendera amahame y'Imana, mu mahame y'ubumana. Ntabwo Imana yacu ari Imana ikorera mu kavuyo. Ntabwo ari Imana ushaka kubwira ngo Mana urabona ko bimeze gutya ngo nsubiza, nutansubiza urabona ko agiye kunyirukana mu nzu. Ntabwo Imana ujye uyitera ubwoba ngo bikunde. Oya, ahubwo urayibwira ngo Mana wowe wavuganye nanjye uri wo kwizerwa, wowe wagiriye neza runaka uri wo kwizerwa. Hari icyo wavuganye nanjye, ndimo gusenga ndahana, wavuze ibi nibi, wavuze ibi nibi, wavuze ibi nibi. None se Mana uri Imana ibeshya? Kuba warabivuze gusa ndabyizeye. Nyuma y'uyu munsi haracyari amasaha menshi, hari icyo wakora. Iyo uvuze gutyo ku munota wa nyuma, Uwiteka ajya yitamurura akavuga ngo ese uracyamfite ikize no kugeza ku munota wa nyuma. Imana yacu ni Imana igikorera mu mahame, principe, ukagira principe ugenderaho. Dukomere umwami amashyi menshi. Hereza mugenzi wawe ikiganza umubwire ngo gira amahame yo mu Mana. Imana yacu ishimwe cyane. Ujye ugira amahame y'ubumana, ugire principe, uvuge ngo njyewe ndifuza ibi nibi 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 nibi. Numara kubyandika ubimurikira Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo tujya gusenga, hari ahantu ujya gusenga cyane ugasanga umuntu yanditse ku giti, mujya mubibona, ugasanga umuntu yanditse urupapuro arushira mu ibuye, ugasanga umuntu yanditse urupapuro araruzingazinga aruzirika ku giti. Ibintu byose, ibyo byose ni byiza, kuko iyo ubikora mu bumana bwawe, mu kwizera kwawe, Imana irabikora. Ariko Imana ikorera mu maprincipe afatika. Imana yacu ishimwe cyane. Ibi bintu ndimo kubabwira nubikora uzabona ubuzima bwawe buhinduka. Icyo Imana izaguhereza cyambere, izaguhereza umutuzo wo mu mutima, izaguhereza amahoro, iguhereze no kunyurwa ku kintu cyose cyaba, uryama ukizigura, kuko Imana yibaguhaye amahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Tugiye guhana ikintu cya gatatu. Bwira mugenzi wawe ngo urimo urabyandika cyangwa cyangwa arimo gufata mu mutwe. Ntabwo ushobora gufata mu mutwe ubyibuke n'ujya kuryama, nibibuka 5, 6 uze kuza kumbwira. Uko biri kose wibuka duke, ariko wanditse biba byiza.
uyu musirikare ikindi kintu yakoze kigatangaza Imana, kigatangaza umutima w'Imana, kigatangaza Kristo, akavuga ngo ese aba bantu baracyabaho? Abantu bafite imitima imeze gutya baracyabaho? Imana cishimwe cyane. Mwisi iyo ugize neza ukagira neza mwene so, ukabona umuntu ushonje ugahagarika imodoka yawe ukamushira mu modoka ukamutwara ugafungura igipangu cyawe cyiza nk'ahantu mama umera atuye ni heza, ukagenda ugafata abantu 2 3 ukabatwara iwawe bakicarana n'abana bawe ukabagaburira neza, ugafata mu myambaro y'abana bawe ukabambika cyangwa ukabatwara ku isoko ukabagurira imyenda. Yukoze ibyo bintu my dear, Imana iratangara. Yukoze ibyo bintu abantu benshi Bibiliya ivuga ngo itorero ryiza cyangwa itorero Kristo yishimira ngo niryita ku mfubyi n'abapfakazi. Iyo ubikoze ibyo bintu ukamenya abapfakazi bari mu itorero, ukamenya imfubyi zirimo ukazitaho nkuko wita ku bana bawe, ukita ku bapfakazi nkuko wita ku mudamu wawe. Yukoze ibyo bintu utagendereye ikintu, ugambiriye umutima mwiza, Imana igitangara. Abantu benshi twicwa n'ibintu bimwe runaka dukora ariko bitari muri Bibiliya, ariko ibi bintu nubikora ukabikora bivuye ku mutima ukavuga ngo Mana sinari nzi ibi bintu ariko ngiye kubikora. Mureke mbabwire, Bibiliya yatubwiye ngo uyu musirikare atumaho Yesu ngari muhanda w'Ikaperinaum, ngo baramubwira ngo uyu Muroma, uyu mukapiteni niwe watwubakiye insengero. Imana shimwe cyane. Aya makuru kapiteni ntago yari ahari. Abari bagiye kubwira Yesu amakuru n'abantu bamurinda, n'ingabo zimurinda, baragenda baramubwira ngo uyu musirikare n'inzu n'insengero dutuyemo zose. Imana yacishimwe cyane. Twazamura amaboko tugahereza Yesu icyubahiro. Nasoje arangije arababwira ngo uyu musirikare insengero dusengeramo niwe wazitwubakiye. Yesu aratangara aravuga ni mureke mbabwire, hari ibintu bijya bibaho, gutanga. Muranyumva? Tuzamure gutya turebe kandi mvuge mwese munyumva. Gutanga atari uko bagushuhije, ugatanga bivuye ku mutima, bigira umumaro ku Mana. Ariko iteka ryose iyo utanze ariko tugusomeye ibintu runaka tukagushisha kora ibi biragenda amaranga mutima yawe tukayakoraho. Nigeze kubwira abantu ndamubwira ngo kuvuga neza ugakonvenka abantu si ikibari kigaragaza yuko kukijijwe. Kuba ushobora kuvuga ukemeza abantu si yo shusho itwereka kukijijwe. Imana yacishimwe cyane. Izo ni impano murashobora kuvuga akagukonvenka, rimwe na rimwe ugakora ibintu utarugambiriye gukora. Uzi impamvu umenya ko utari kwiye kubikora ni kugera mu rugo iwanyu ukicuza ukaba nk'ibihumbi 5 natanze abana banjye bararya iki, n'ukuri ibyo bihumbi 5 watanze. Mu yandi magambo kuko bagushuhije ukabikora utabizi, ariko umunsi uzakora ikintu kivuye ku mutima wawe uzagira umugisha w'Imana, uzagira umugisha no ku bana bawe. Bibiliya tubwiye ko uyu musirikare ngo niwe wubatse insengero. Njye nibaza uyu munsi umubyeyi wacu Bishop nta wundi mutwara afite, uretse kwagura church. Haleluya. Iyo uganiye nawe yumva ibyifuzo bye, n'ukwifuza ko itorero ryaguka, n'ukwifuza ko itorero ryacu riba ryiza, rirushaho kuba ryiza. Iyo umuntu akoze nk'icyo kintu, njye nibaza abantu dufite abantu b'amiliyoneri mu Rwanda, nta muntu turumva ngo yubatse urusengero aravuga ngo njyewe ndaje muri Living Word nubatse urusengero ruruzuye, mugende musenge Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Haleluya. Iyo ukoze ibyo bintu ujya utangaza Imana. Iyo wubatse ikintu, wubakiye umuntu, wubatse church, wubakiye umupfakazi, wubakiye imfubyi, iyo ukoze ibyo bintu Imana igendera mu mahame, irakurinda, ikarinda abana bawe, ikarinda abuzukuru bawe, ikarinda akazi kawe, ikarinda urubyaro rwawe kugeza ku bivuguke, kuko wakoze ikintu kigakora ku mutima w'Imana. Ariko abantu benshi bagendera mu marangamutima, baravuga ngo abantu benshi churches hano hanze bashaka umuntu uzi kuvuga gusa, ngo dushaka umuntu uzi kuvuga cyane wemeza abantu, twakabana amafaranga, bakaza bakavuga
bakagukubita ibintu warengiza amafaranga yose ukayatwara ukayatanga wamara kuyatanga wagera iwanyu ukarira warize kandi nibyo wakoze nta mugisha wabonye ujye utanga batarinze bavuga ibintu byinshi umenye kuza mu nzu y'Imana ko hari ibintu bigomba gukorwa umenye dukomere Yesu amashyi menshi haleluya umenye Mana sinjya amenya amaturo yo muri Rejoice ndi imbere y'uruhimbi rw'Imana sinjya amenya ngo batuye amafaranga mubisi n'umugisha hari bimwe hamwe mu yewe nta kibazo mfitanye n'amafaranga amaturo mbivugiye ku ruhimbi rwera sinjya amenya ngo ibi kubaza ngo ntangahe icyo yakoze bazamugenza ngo watuye angahe akubwiye gutereka kumuba nagusubiza ntago yabivuga umunsi uzamenya ndimo ndababwira amahame y'Imana amahame yo kuba mu nzu y'Imana principe ibintu ushobora gukora ibi ndabikubwira nubikora bizagira inyungu ku buzima bwawe bizagira impact no ku bana bawe bizagira impact no ku buzukuru bawe umunsi uzaza mu nzu y'Imana ukamenya kano gatute ko kagomba guhindurwa wabonye umugisha w'Imana ukavuga ngo iyi ntebe nicayemo yavunitse reka njye gushaka indi ntebe utabikoze kugira ngo Appolinair kurebe utabikoze kugira Faustin kurebe utabikoze kugira Gateta kurebe hari abantu benshi batanga kugira ngo itorero ribarebe umuntu utanga amafaranga gusa ugafuga haguruka gutya kugira ngo bandebe mpagurutse mbere nanjye ndahagurutse kandi kugira ngo nyuma yaho nuva aho hantu uratangira wibaze ubu se aya mafaranga ndayakura ubu se bagiye kuyakoresha iki ubu nibagiye kutwiba urumva ariko umunsi wicaye ukavuga ngo mpembwa aya mafaranga andi mafaranga aya ngiye kuyatwara mu nzu y'Imana aya mafaranga uyu muriro tuba twakoresha amafaranga amazi tuba twayaguze intebe ziragurwa iyi tapi irahindurwa microphone iki kintu gusa ukumva umuka w'Imana arakikuganirije nigeze kwabwe ndambwira ngo iyo utekereje icyo kintu Imana iba yashimye umutima wawe ryazi ariko Imana itarashimye umutima wawe wumva nta kintu kirimo numva nta kintu kirimo nukuri Imana iba yagaye umutima wawe ntukajye uvuga ngo wahejeje abantu Imana iba yakurebye kabona ko nta kintu kikurimo mvuze nabi ariko umunsi wumvisha umutima wawe urakwemeje ukavuga ngo reka mfate amafaranga yanjye nta wamenya ariko subundi church yacu bino bintu bahindura hari uruhare nayo nabigiramo ujye ubitekereze ko bahindura buri munsi view yo mu rusengero ko natendinga buri munsi hari ikintu nayo nakora ushobora kwibaza ukavuga ngo nta bushobozi mfite ntago ndabona ubushobozi bufatika ubu se nakura aya mafaranga nkayatanga byamera gute ariko umunsi wafashe nk'amahame ukavuga ngo Mana aya mafaranga yanjye nabonye ngomba gufata amafaranga make akajya mu nzu y'Imana ukabikora atarubwira ngo bishop akurebe ukabikora atubwira ngo pastor Karemera kurebe ukabikora atubwira ngo pastor Serge kurebe ukabikora utagize ngo umuntu runaka mu rusengero n'umuntu mwicaranye ngo akurebe hari abantu babikora gutyo hari abantu bafata iminsi 40 yo gusenga church yose batabishizeho hari abantu bafata iminsi runaka yo gusengera abantu umuntu agafata umwanya agasengera Gatete agafata umwanya agasengera Sande agafata umwanya agasengera Faustin iyo ukoze ibyo bintu unubibwire Gatete ko wamusengeye ukabikora ujye ukora ku mutima w'Imana ariko iteka ryose uzabaho ugendagenda muri seye ya gusa ukavuga ngo reka nze n'ubundi Imana ihereza wanajye zampereza ntacyo uzabona uyu Muroma ngo yubatse insengero z'Uwiteka yubaka insengero ari kapiteni aravuga ngo nubatse urusengero ruzuye mu rwinjiremo uyu muntu bamubwiye Yesu aratangara Yesu arategeka umusirikare we aba muzima haleluya Imana yacishimwe cyane tuzamura ibiganza hejuru iyo ukoze ibyo bintu utangaza Imana iyo ukoze ibyo bintu ukora ku mutima w'Imana Imana iravuga ngo ese bano bantu baracabaho ese uyu muntu aracabaho ushobora kuvuga bino bintu ushobora gukora bino bintu ukarara uhangayitse mama bebeto ukarara uhangayitse kubwo umuturanyi wawe gusa uzi neza ko abana bavuye ku ishuri babirukanye ukamenya ayo makuru mama bebeto ukarara wicaye umusengera iyo ukoze ibyo bintu ujye utangaza umutima w'Imana Imana irakureba ikavuga ngo uyu muntu abikoze nta kindi kinagambiriye ariko abantu benshi dukora ibintu bimwe byiza tugambiriye kugira ngo dukore ku bantu babone ko twatanze babone ko Appolinair yatanze mu rusengero bambone ivyo bintu nubikora nta rwego rumwe uzava ngo ujye ku rundi ariko iteka ryose uzakora ikintu utagambiriye ngo abantu bakubone
haleluya, ugakora ibyo bintu uzanezeza Imana, uzakora ku mutima w'Imana, Imana izabura amahoro iri mu ijuru imanuke ivuga ngo reka nkore ikintu nanjye nezeze umutima wawe. Imana kugira ngo inezeze umutima wawe ifite ibintu byinshi yashingira. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe hari umusore w'inshuti yanjye anganiza story y'umuntu bari baturanye mu cyaro. Yari afite umugabo, buri munsi woherezaga abantu kuza kubanyaga. Arangije uwo mugabo aramwanga bagirana bifu, agahora amutoteza. Umugabo umunsi umwe ajya gutema ibiti mu ishyamba. Agezeyo afite umuntu abizi neza ko uwo muntu amugirira nabi, uwo muntu amurwanya. Muri quartier yaramuzonze, avuga ibintu bitangaje, abantu bose birwa bamureba bakavuga ngo dore wa muntu, dore runaka aratambutse, umuntu yakugize igitaramo ku gasozi, yutambutse arakuvugavuga, yatambuka ngo ni runaka, bakubwira ngo ni runaka wabivuze, ukamenya neza ko uwo muntu ari we ukurwanya. Uwo mugabo ajya ku musozi gusenga. Ari ku musozi gusenga, wa muntu umukorera izo ngibyo araza, ageze ku musozi harimo gusengera. Oh my God, dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ngo arimo gusenga, wa mugabo aza gutema ibiti, ariko mu gutema igiti yumva umuntu arimo arasenga. Aravuga ngo Mana, ndakwinginze umfashe ungirire neza, ugirire neza Ryaziga. Ndakwinginze wa Mana we, ndakwinginze ndagutabaje, nubwo bwose bimeze gutya, Ryaziga n'umwana wawe, nubwo bwose bimeze gutya mama Bebeto n'umwana wawe, nubwo bwose bimeze gutya Gatete n'umwana wawe, nubwo bimeze gutya Appolinair n'umwana, ndakwinginze Mana yanjye umuhereze umugisha. Ndagutabaje Mana, umuhereze umugisha. Nubwo anyanga ariko wowe ntabwo umwanga, nubwo anyanga hari kibimukoresha ni sekibi Satani, ndakwinginze wa Mana we umugirire neza. Agahora asenga avuga izina rye. Wa mugabo arimo gutema ibiti abararekeyeho. Aravuga reka numvirize uno muntu urimo gusenga. Ajya kumva ni wa muntu bagirana ibibazo, yirirwa agira igitaramo ku gasozi. Abaragiye ararunguruka, asanga niwe apfukamye munsi y'igihuru arimo gusenga. Aravuga ngo Mana, ndakwinginze mubugirira neza na runaka umwibuke, mubutabara muri bino bihe naho mutabare. Ndakwinginze ugire neza abana be, ndakwinginze ugire neza amatungo ye, ndakwinginze umutabare. Mubo wibuka Mana mugushize imbere umugirire neza. Ntago nitaye kubiba, ibiba byose ntacyo mbyitayeho, icyo nitayeho ni kuba muremye mu shusho yawe. Ndakwinginze wa Mana umugirire neza, umutabare. Dore aranyura muri ubu buzima, ndabizi ko nawe ahangayitse, akeneye ibi n'ibi. Iyo ukoze ibyo bintu wa muntu we, Imana iratangara. Uyu mugabo abyumvishije aravuga ngo impossible, ntago bishoboka. Uyu muntu arimo aransengera n'ibintu njya mukorera. Umugabo arirukankagiwe, ageze iwe abwira madamu, nguze ibintu bimbayeho, nari ndimo gusenga, nari nagiye gutema ibiti, mpura na wa mugabo, mpura na runaka arimo gusenga. Urabizi ko ibibazo tugirana, uzi ko dora tujya mu manza n'ibiki byose, urabizi ko tumwanga. Natangajwe nuko yari arimo gusenga, arimo kudusabira umugisha. N'uyu munsi musize mu ishyamba arimo gusenga, namurebye niwe neza niwe. Umudamu aramubwira ngo niko uvuze niko bimeze ngo umudamu aravuga ngo rero byuka. Umudamu yarasengaga. Imana yacishimwe cyane. Ari umuntu usenga, mureke mbabwire, umuntu ukeneye umusore uri hano cyangwa umugabo uri hano, umuntu ukeneye ni umuntu kuzirikana mu isengesho. Aho utaraka gusengera, umugabo ukeneye bera ni umugabo ugusengera ugiye akavuga ngo Mana uhereze umugisha umudamu wanjye. Umugabo ukeneye ni ukubwira ngo mudamu wanjye uragiye, Imana y'amahoro ibane nawe kandi kugirire neza. Umusore ukeneye ni ugusengera. Iyo ufite uwo muntu mu buzima, ukuzirikana, nta rwego rumwe utageraho, nta rwego rundi utageraho. Uyu mudamu aravuga ngo ugomba gufata inka nziza, tukagenda tukajya kumureba, tukamusaba iki? Imbabazi. Iyo umuntu ukoze ibyo bintu ugasengera umwanzi wawe, ukamusabira umugisha, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, Imana iguhereza umugisha. Umunsi byakujemo gusa, hari abantu bajya bavuga ngo wasengera abantu ngo bitewe ngo nibyanditswe, ngo usengeye umwanzi wawe ngo ukamugirira neza, ngo ni nkuko ufashe ngo imbabura yaka umuriro mutereka ku mutwe. Ntugendere kuri icyo cyanditswe. Hari abantu basenga gutya bavuga ngo gusa urimo namusengera kugira ngo n'ubundi yamba buri mujyeho.
Mwabyumvishije? Ubwo ugenda umusengera avuga ngo n'ubundi biri ravuga ngo udusengera abanzi bacu, iyo dusengeye abanzi bacu ngo tutubaye nkaho tubateretse imbabura zakumuriro ku mutwe wabo. Mana ndagusengeye fose umugire neza, iramba buri mutwike, ndagutabaje Mana ugire neza. Appolinair ndamusengera, urabizi kwa nyanga, urabizi kwa mvuga, urabizi kwa nyandagaza ahantu henshi, ndagutabaje Mana umugire neza, maze yambabura yakumuriro uyimutereke ku mutwe. Uko yusenze uko nguko Imana igira mu mitima yacu. Umunsi umwe Yesu bamuzaniye, Imana ishimwe, Yesu bamuzaniye, ndasoje ni sangapi? Na 22 ndasoje. Yesu bamuzaniye umudamu wari wafashe yasambanye. Amen. Ariko reka mbabaza, umuntu wateye umuntu inda yarangiza uwo muntu agatwita, uwo muntu akabaho, kamivuge gutyo, n'undi muntu ntibamusezeranya, reka mvuge gutyo, undi muntu, Imana ifashe mbivuge neza, undi muntu agasambana agatwita agakuramo inda, undi muntu akanywa ibinini kugira ngo adasama, wa muntu akaza yisha abantu bagera muri 30, muzijoboramo inda. Abantu badukurikiye niba warakuyemo inda wisha umuntu, Imana ikubabarire, ujye wihana uvuge ngo Mana umbabarire, najoboyemo inda y'umuntu ndamwica. Imana ikubabarire, warishe, ufite amaraso akugendaho. Muranyumva? Mwanyumvishe neza? Urabizi neza ko wari wumvishe umeze nabi mu nda ukagenda ugakuramo inda, n'ukuri kw'Imana uwo mwana arimo ararira mu buzima bwawe. Uzabona umuntu inyuma yawe, uzabona 2, 3, 4, 5. Tangira ubabari n'ubudukurikiranye online. Niba warakuyemo inda 5, 6, 7, ugende uvuge ngo Mana umbabarire, namenye amaraso narishe. Impamvu mbivuze no kubera iki? Duhereze Imana icyubahiro. Imana tuyihereze icyubahiro. Noneho uwo muntu akaza, sinshigikira, sinshika mvuge gutyo, kambivuge dukomere Yesu amashi. Yo, haleluya! Hashimwe Yesu watsinze Satani. Muzaniye amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye kwari wowe ukwiriye. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Muzaniye amashimwe urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye kwari wowe ukwiriye. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka. Nkiri muri ubu buzima sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Nkiri muri ubu buzima sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Muzaniye amashimwe, tuzamura ibiganza twese. Urayakwiriye, ndahamanya n'umutima wanjye kwari wowe ukwiriye. Oya ntakizaguhindura, uzahora uri Imana yanjye iteka.
oya ntakizaguhindura uzahora uri Imana yanjye. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Nijoro nagize agahinda numva ndababaye, dore ko n'ubu na madamu atanahari. Ngira agahinda, ndahwera, ndapfa, ndazenguruka ibyumba byose, ndavuga ngo Mana. Haleluya, ndavuga ngo Mana udutabare, n'ukuri udutabare abitirirwa abakozi bawe, abitirirwa kukuvugira, abitirirwa tuvuga izina ryawe. Turakoresha ibyangombwa by'impimbano, turakoresha izina rya Kristo tutazi. Yesu ashimwe cyane. Turabeshera ku ruhimbi ukavuga ibintu ubesha sinciye urubanza, ariko Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro ikugirire neza. Haleluya. Abantu turakoresha ubwenge bwacu, ntaho Bibiliya ivuga ko gutwita ari icyaha. Muzabinyereka, icyaha n'ubusambanyi. Imana yacu ishimwe cyane. Ari bishoboka natanga igitekerezo, umuntu karyanga ari hano, karyanga igitekerezo ugikora kuri radio, uzatanga icyo gitekerezo ngo bagiye batanga, bagatuma abana bakuri insengero bagatanga icyangombwa cy'ubusugi. Uri umukobwa, niba uri isugi, voilà, zana icyangombwa cyo kwa muganga kigaragaza ubusugi bwawe, tugusezeranye. Ariko umuntu wese wakoze ikintu cya sexe, umuntu wabikozeho wese wakoze icyaha cy'ubusambanyi, gutwita ntago ari icyaha n'ubusambanyi. Rero nimba warabikoze, niyo mpamvu Yesu yarebye abantu bose bazanye uyu mudamu wasambanye, asanga majority y'abantu bose baraye basambanye, abamwe nabamusambanyije bamujugunya imbere ye. Yesu abarebye asanga n'amabandi, sanga n'abajura, abandi n'amabandi, abandi n'abahehesi, bakora ibintu byangwa n'amaso y'Imana. Imana yanika hasi iravuga ngo niba utarakora kino kintu, fata ibuye umujugunye mu maso, uwo muntu agasubira inyuma. Nawe kora ibikora. Yesu yibuye amaso, asanga Appolinair nagiye, asanga Faustin yagiye, asanga Gatete yagiye, asanga Bera yagiye, asanga Ryaziga yagiye, asanga Sande yagiye. Arangije abwira ngo madamu haguruka wigendere. Rero papa ndakiguhaye, uzatubarize bajye batanga icyangombwa cy'ubusugi, bakizane bagaragaza ubusugi, noneho babasezeranye. Sinshigikiye abantu ngo baze babasezeranye abantu batwite, si ibyo mvuze. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Mureke mbasabe kino kintu. Umwaka Rejoice Room imaze tuzuza imyaka 2 mu kwezi kwa 2. Imana yacu ishimwe cyane. Twarangije umwaka wa mbere, ntarahagara hano ngo mbwirize atari uko nafite ikintu mvuga. Imana yacu ishimwe cyane. Kubera iki? Hari umuntu atangira ikintu ukavuga ngo ni platform ashatse kugira ngo avuge. No, ahubwo mu gihe gikwiriye cy'Imana, y'Imana yemeye kuvuga, iguhereza umwanya ukavuga. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Duhereze Yesu icyubahiro, twese tubihereze Yesu icyubahiro. Ntago narifite gahunda yo kuwa kane kwigisha, ngiye gushaka abaririmbyi bazabaturirimbire, ariko kuwa kane nzabigisha Luka 7 nzabaganiriza kuntu Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana agira imbabazi. Nzababwira urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, kuntu igirira umuntu imbabazi, Imana ikabura amahoro, ahiri igakuramo imyenda, ikavuduka, afite kubw'agahinda ka mama Beto, kubw'ibibazo bya Bera. Nukuri kw'Imana kuwa kane nzababwira amakuru kuntu Yesu yirukanse, intumwa ze zikamwirukankaho, zikambwira ubaye iki, arazibwira ngo oya hari umuntu. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kuntu Yesu ashobora kukugira imbabazi, agata ibintu yararimo akiruka. Kandi Yesu yari seriye, yasenze ahantu 3 biri seriye. Yesu ari ku gituro cya Lazaro yaravuze ngo Mana ndagusabye kubw'intege nkeya z'abanyantege nkeya bangose, zura Lazaro, ndabizi ko n'ubundi wabikora, ariko ndagusabye bikore Lazaro azuke, kugira ngo bano bantu bavuga ngo ntago bishoboka.
azuke, ahamagara Lazaro arazuka. Mureke mbabwire, ku wa kane ndagusabye uzatumira umuntu umwe. Uzatumira umuntu ninde? Nazamura ikiganza turebe. Guhiga umuhigo n'umuntu umwe mu bantu muziranye, utangire none avuge ngo ndagutumiye ku wa kane uzaze tubane muri rejoice. Umuntu uzatumira umuntu azamura ikiganza turebe. Kuzamura gutyo ese ni gitangaza, gikomeye. Mana amahoro gweze umugisha. Ni gitangaza gutumira umuntu umwe. Mama Bebeto uzazana umuntu umwe. Amen. Kadukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Imana tishimwe cyane. Ndasoje, hasigaje ikintu kimwe cya kane nzageraho kuwa kane kubira amasaha yagiye. Nzakibabwira duhite dukomeza mbabwire kuntu Yesu Kristo agira imbabazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuwa kane nzababwira urukundo rw'Imana. Mbabwiye ibintu bitatu ukora ugakora ku mutima w'Imana. Try, bigerageze, uzabona urukundo rw'Imana, uzabona kuntu Imana izagenda ikwiyereka ko bwije nuko bukeye. Imana atishimwe cyane. Uyu muntu yubaka inzu y'Imana, aravuga ngo nubatse inzu y'Imana, nta kindi kintu nshingiyeho, ntategereje kuntu mureba, nyavuga ngo Imana izaduhereza ubushobozi, igahereza ubushobozi Faustin akaza kuba ku itorero hano, Imana ikamuha ubushobozi nkaza nkubaka itorero hano, ku buryo naho utasenga Imana igiye yubaha amahame y'umuntu wagire neza muri iyi si. Kaduhaguruke twese. Abantu babyanditse ndababonye rwose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ni umuntu ukora adakoreye ku jisho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni umuntu ukora agakora atari kuvuga ngo bambone. Byase gusuka avuga ngo reka mujya mubona abantu benshi bagaburira abantu bakajya kuri YouTube. Ngo twagabuye. Abo byeretse nishimwe ryawe ryarangiye. Iyo ukoze neza kugira ngo Bishop akubone, nyine Bishop yakubonye ariko byarangiye. Ukoze neza kugira ngo Appolinair akubone, yakubonye byarangiye. Ariko nukora neza ugafata amafaranga yawe ukavuga ngo kode y'urusengero ya church ni iyi ngiyi, noherejeho amafaranga kugira ngo akore imirimo y'Imana, ukabikora nta udakeneye ngo bakubone. Nukora ibyo bintu Imana izagusanga mu bwiherero ikugirire neza, izagusanga aho wabikore iguhereza umugisha. Nimara kuguhereza umugisha ugaragare ku bantu utababwiye, niba kureba gusa babone imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Imana amahoro ibahereza umugisha. Turasoje, dusoje 2:45. Ejo dufite amateraniro y'itorero ku wa gatanu, tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana Huduma, arimo aratuganiza amagambo meza. Ni inshuti yanjye, nagize umugisha udasanzwe wo guhura n'abakozi b'Imana. Hari platform tubaho yitwa New Generation. Yesu ashimwe cyane. Na byita gute ni nka gute mu Kinyarwanda? New Generations. Ni nk'urungano n'abantu barimo bakorera Imana ku age imwe. Hari age y'abantu bajya bakorera Imana ku runaka, kuvuga ngo abangaba barimo bakorera Imana kino kigero, abandi ikigero cyanjye si kigero kimwe na Pastor Innocent, si kigero kimwe na Pastor Serge, si kigero kimwe na runaka. Ikigero cyanjye ni runaka, nawe noneho tugasenga twifuza kugira ngo ibyo twebwe turimo tubona bitagenda neza mu murimo w'Imana, twebwe tuzabikosora. Nta wundi Bishop Karemera wejo ni jyewe, nta wundi Bishop Karemera wejo ni Faustin, nta wundi Bishop Karemera wejo ni Ryaziga, nta wundi Apotre Gitwaza ni wowe, nta wundi Minyoni ni wowe, nta wundi runaka ni wowe. Kuko bariya bafite ikigero barimo bazamuka, hari abandi bakwiye kuzamuka. Ibyo bariya batakoze, uyu munsi hari abakozi b'Imana bagenda bicuza ngo turicuza inyigisho twigishije abantu, turazicuza uyu munsi, dufite ikibazo, turashaje, tuzayibakuramo gute? Rero twebwe dufite gahunda kugira ngo tugire ikintu tubwira abantu. Imana tishimwe cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ejo muzaze mwumva umukozi w'Imana, kandi mutumire inshuti zanyu, mutumire abavandimwe, mutumire abantu. Ejo tuzaze twatendinge umukozi w'Imana Apostle Huduma. Imana amahoro ibahereza umugisha. Reka tuzamure ibiganza mbasabira umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana nziza, Mana yo kwiringirwa,
turagushimye tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimye kubw'ijambo ryawe. Reka Mana umanuke urishigikire, reka umanuke ritunganye mu mitima y'abaryumvishije. Reka Mana abadukurikiranye n'abazadukurikirana mu izina rya Yesu Kristo ntibatware image ya Appolinair, ntibatware image y'abaririmbyi Mana, ahubwo ari wowe batwara. Ijambo ni iryawe, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ntiribesha. Ndakwinginze ugendere imitima y'abantu badukurikiranye mu izina rya Yesu. Mana, riba ijambo ribahindura, riba ijambo ribakura ku rwego rumwe ribajyane ku rundi, riba ijambo Mana ribakura mu buzima bari barimo ubazamura bashire ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Uri Imana igikorera mu mahame, reka aya mahame atambutse ndakwinginze Mana uyashigikire, ijambo ryawe urishigikire mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa waje ababaye ndakwinginze Mwami Imana yacu umubohore, umugirire neza. Musabe umugisha wa Isaka, musabe umugisha wa Yakobo, musabe umugisha wa Abrahamu mu izina rya Yesu. Mana ubagirire neza, babazi zawe zibabeho, urukundo rwawe rubabeho, icyubahiro cyawe kiganze mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Mwami Imana yacu, ndakwinginze gitare cy'amahanga lere kasatarabakosi mu izina rya Yesu Kristo. Ndananiza imigambi y'umwijima ibakurikirana, ibananiza, ibasubiza inyuma, ndayicacagura mu izina rya Yesu. Ndayikubita hasi, ndakubita hasi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu zibakurikirana zishaka kubasubiza inyuma. Ndakwinginze Mwami Imana yacu ibiganza byabo ubihereza umugisha. O Data wera, imbabazi zawe zibabeho, urukundo rwawe rubabeho. Uyu mukobwa ndamukweretse Mana umugenderere mu izina rya Yesu. Umukingurira umuryango, uyu musore umukingurira umuryango, umugeza kuri destiny yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe Mana buganze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data wera, urakoze Mana, turagushimye. Katuzamura ibiganza byacu hejuru. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Ngwino nkubwira icyo Imana ivugana nawe. No uwo uri inyuma uwo musore, ngwino papa, ngwino. Kuwa kane washize dukomera Imana amashyi menshi. Nahoze nsenga nsaba Imana nkavuga ngo Mana, niba warampamagaye koko ibimenyetso ndabibona, ndakwinginze ikiganza cyanjye ugihereza umugisha. Simba umugisha gusa, mbere umugisha abandi bantu. Ibi bintu nabisabye Imana kenshi, ni kenshi tujya gusura abantu barwaye. Ibi bintu nabigize agahinda, ndababara. Uriya mukobwa wicaye inyuma uriya gara afite papa we, ndababara njya ku musozi nsengera icyo kintu gusa. Navuga ngo Mana, ni gute niba warampamagaye shobora gusengera umuntu nahava akaremba kurushaho? None se navuga indi Mana atari wowe? Ndakwinginze ikiganza cyanjye kijye gikora ku bantu bakire. Ndabishimira Imana yo mu ijuru, ndabishimira Imana yo mu ijuru kwikiganza Imana yampaye ibimenyetso nkabibona nkavuga ngo ushimwe. Si umugisha nasabye gusa, ndaravuze ngo Mana umugisha warawumpaye, warakoze ndagushima, waranyubakiye izo nasabye Imana. Turi hano dusenga, hari groupe twagiraga, nari mfite ishusho y'ahantu nzatura. Nijoro natashye iyo image, ngeze mu gipangu ntabwo amatara yakaga, immediately image ihitiza, numvijwe irambwiye ngo icyo nagusabye, icyo wansabye Appolinair naragikoze. Kuki utanshimiye? Washimye ibindi, ariko icyo nagusabye ni iki ngiki. Urugo rwanjye ntuyemo nirwo Imana nahoraga nsaba, ndasaba ibi ngibi Imana, ndasaba iki ngiki. Abantu bavuga Mana ntago ari ubwibone, ariko sinshaka ngo umudamu wanjye ajya atega moto dukurikirane. Abarimo kubinyuramo Imana ibagire neza, icyo umutima wanjye ushaka icyubahereza. Hano nkavuga sinshaka ngo njye na madamu wanjye mufashe bag ari kuri moto asabe rifite dutandukanye. Simbishaka, ndashaka imodoka, ndashaka inzu imeze gutya. Uko nabisabye Imana byose Imana yarabimpaye. Nageze mu gipangu nta matara arimo kwaka, abagabo dufite kuntu dute yose zinyacanye. Ubwo araka mpaka saa 8 z'ijoro kaka abona kwamagara kwa matara yaka ngo muyihorere. Akumva nibagiwe, noneho nsiga amatara nazimije, nje nsanga ari umwijima. Immediately ngifungura igipangu umucyo urandasira, numvijwe irambwiye ngo ntago wigeze unshimira Appolinair, iyi image siyo wansabye. Ntago imodoka nari nayitwaye, ninatwaye indi modoka ya mushiki wanjye yari ifite ikibazo, biba ngombwa ko ntega moto kugira ngo natware imodoka ebyiri. Ndaje nkubwire iti Imana ivuze ku buzima bwawe.
nsaba Imana avuga ngo Mana ndakwinginze ndagusabye umbabarire. Ndapfukama ndi mu gipangu njyenyine, si kera ni iri joro, ndavuga ngo ndagushimiye ni ukuri wa Mana, hatavuyeho na kimwe. Nagezeho mumfashe dukomere Imana amashyi menshi. Icyo mvuga, ufite story yanjye, nawe ufite story yawe, nawe ufite story yawe. Umuntu akuganirije, buri muntu wese afite amakuru. Ufite amakuru yawe udashobora kubwira mama wawe, nanjye ufite amakuru yanjye nashobora kubwira abiwacu, ariko iyo bisohoye gusa urabivuga. Ndashimira Imana, nageze nasabaga Imana avuga ngo hari ahantu ntuye abahazi, niyo imagine nari mfite ko ntaza ahantu iri, gusa nkabona igipangu cyiza kirimo imodoka iparitse, naje ndabibona. Jewe sende wahe jewe from zero, Imana yankuye ahantu, Imana inyicazanya n'abantu bakomeye. Jewe ndinde mbishimira Imana. Rero ndabinginze mwoka byarama, uhindura imitekerereze yawe. Niba ufite imitekerereze yoroheje, yizamureho. Hari abantu bajya bashaka gufasha Imana, reka kuyifasha yirishoboye. Zamuraho imitekerereze, nujya gutekereza usubize inyuma ubutekerezo byawe, urajya gusanga ibintu wifuzaga yarabikoze ku rwego rwawe, ariko niwongera ukazamuraho ni ukuri zabikora. Imana yabikoze, ndanezerwa. Aya makuru njyewe uriya mugabo aranzi mfite imyaka 16 17. Uyu mugabo w'ishati y'umweru aranzi rwose, ndi muto, ndi umwana muto. Ndashimira Imana rero, n'umuntu wese duhuye arambwira ngo Appolinair, Imana yawe niyo Mana yanjye, nzakorera iyo Mana. Famiye yanjye bose barakijijwe, atari uko bakijijwe n'ikindi, kuko ubukwe bwanjye ntibwababereye umutwaro. Bari bafite ubwoba bavuga ngo Appolinair wavuze ngo yihaye Imana, none ubukwe buragenda gute? Bura ntagiye kudushiraho umutwaro. Ndababwira ngo please, njyewe mufite amafaranga mumpereze. Baranyicaza, ufite amafaranga na gute? Ndamubwira njyewe mfite amafaranga 1,100 kuri konte, kandi niko kwari ukuri, byari 1,100. Mbibwiye sister aravuga ngo angahe? 1,100. Ndambwira niyo mfite, kandi njyewe mfite ubukwe n'itariki ndabivuze, no kuri groupe ya famille babivuze. Ndambwira niyo mfite. Arangije ndambwira no nasoni, urashaka gukora ubukwe? Okay. Ndambwira ufite angahe? Wangahe yiki? Kugira unyongerere nyine dukora ubukwe none. Njyewe nkubwiye ayo mfite, wowe ufite angahe? Arambwira njyewe se mfite angahe, njye ukora urugo rwanjye, wowe ushingura urugo. Ndambwira rero ceceka, shigikira mu bukwe, Imana izakora ubukwe bwiza. Narabivuze abantu biracicikana, navuze ngo nakoze ubukwe bwiza kurusha ubwa Anje ku isibo, biracika. Abanyamakuru barampamagana, ndamubwira ngo ndabisubiramo. Jewe Appolinair, Imana yankoreye ubukwe bw'igitangaza kuruta ubwa Anje Kagame. Anje nta gitangaza, ariko njye ni gitangaza. That's why navuga ngo ubukwe bwanjye bwabaye bwiza kuruta ubwe. Rero reka nkubwire, Imana irambwiye wowe, hari bivuge nkuko Imana ikugize uko washakaga. Mu magandi magambo iguhaye ijambo mu rugo rwawe. Imana irambwiye ngo iguhaye ijambo. Imana iguhaye ijambo. Hari igihe umugabo ajya ashaka kuvuga ntavuge. Ibyo mvuga sinzi kuri ubu byumva, bivugiye wabyumvishije, ariko Imana yambwiye ngo iguhaye ijambo. Cyo uzajya ushaka kuvuga mu rugo rwawe uzajya ukivuga. Ibyo bintu byari bikubabaje simbizi. Okay, simbuze ngo ibintu uzumve gutya uko bimeze, urabyumva. Imana irambwiye ngo iguhaye ijambo. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Ko ari umukobwa wamuhamagaye umumama, namubonye hariya, ngiye mubona muri Rwanda. Ndamubwira ngo nkubonye muri Rwanda. Ejo naramagara ambwira ngo Rwanda ya mukwa munane nzayijyamo. So ibi nkubwiye uzabibonesha amaso vuba. Imana igiye kugutwikurura, ikugirire neza aho utagiriraga ijambo. Imana iguhaye ijambo. Mu nshuti zawe byari bigoye kugira ngo baguhereze invitation, kugira ngo baguhereze nyine bakubwire ibintu nawe. Hari abantu batumenyera ibintu bidukwiriye, bakavuga ngo Appolinair kimukwiye no gutwara invitation akazizengurusha abakristo bose. Ntutwerere, nibyo bigukwiriye kuko nta mafaranga ufite. Perime yanjye ariko abantu barayikoresheje no muri living one. Umuntu ufite imodoka wese, mushaka Appolinair afite perime, mushaka Appolinair afite perime, baranzengurushikije koko. Nankabaza mana, ninjye no se ndumushoferi, murakambwa Appolinair ko ufite perime, munanije imodoka ngo natujyane, hari ikindi ukora. So Imana irambwira ngo iguhaye ijambo mu bagabo,
iguhaye ijambo mu rugo rwawe, ibi ngibi uzabibona bidatinze. Nubwo biri umuntu asabe ngo Imana ikwereke ngo hari binyure, oya, Imana irabikora kugira ngo ubone. Kadusoze ariko ikintu nagisabye Imana, ndavuga ngo Mana, nkeneye ko ngewe umugisha warawumpaye, nkeneye ko ngewe mba umugisha kuri Shukuru nkagufasha kwinjira muri destiny yawe. Ibyo mbisaba Imana, ndavuga ngo Mana, ndakwinginze ikiganza cyanjye cye gikora ku barwayi bakire, maze gusengera abantu benshi, ikiganza cyanjye kikabakiza. Ndabishimira Imana yo mu ijuru, si ku bwanjye, ni Imana yabikoze. Kandi iyo bimaze kuba immediately ndavuga ngo Mana, icyubahiro ni icyawe. Ishusho ya Appolinair, ugenda bavuga ngo Appolinair, Mana, wiyeranje ubibasibe muri ibyo, kuko iyo umuntu agukomeye amashyi niwe muntu ugukomera amashyi avuga ngo pfa. Rero ndavuga ngo Mana, amashyi yose bakoma, icyubahiro ni icyawe. Rero Imana ya Isiraheli, kandi ibi ngibi Imana ibinyeretse, ngiye mbigirira umutwaro nkajya ku musozi kubisengera kugira ngo bisohore. Iteka ryose Yesu yajyaga ku musozi gusenga, nta kindi kintu cyabaga kimutwaye. Yaravuga ngo maze gukora ibintu bikomeye, nkeneye izindi mbaraga. Rero ninjya gusenga, nawe usenga Imana, telefone yawe ugiyigumisha hafi. Ntukemere ko telefone yawe ikuba kure. Umugisha wawe uzava ku muntu, kandi umuntu uzaguhamagara azaguhindurira ubuzima bidaciye ku bandi. Umuryango wawe ubibone, inshuti zawe zibibone, umudamu wawe amenye Imana usenga. So turasoje rero, Imana amahoro ibahereza umugisha. Imana yasereguhereza umugisha. Data, mu izina rya Yesu, sabiye umugisha umugaragu wawe. Ndakwinginze Mana, ubikorere kwiyubahisha, ntubikore ku bw'aba bantu bamureba, ariko ndakwinginze iyi shusho uyimuhanagureho Mana. Sinzi ishusho yari afite, sinzi ukuntu byari bimeze no mu rugo rwe, ngiye ntago mbizi, ariko kuri Imana kubibonye, ndakwinginze umwambika imbaraga, ndakwinginze umucina umuryango, ijambo yabaga akeneye kuvuga iwe Mana rivuge, kandi umuhereze umutima wo guca bugufi, kugira ngo ibyo umukoreye Mana, ndakwinginze ntazigere abyirengagiza. Azahore mu nzu yawe, azahora gushima, azahora gusenga, azahora yubaka imirimo yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro cyawe kibe ku buzima bwe, umucira inzira aho zitaboneka. Mana, ndakwinginze amaso y'abantu bifuzaga kubona ko yandagara, umuhindurira amarira ahinduka umunezero. Ubuntu bwawe no kubaho kwawe bibe ku buzima bwe. Ndamwambura umwambaro w'igisuzuguriro mu izina rya Yesu, ndamwambika umwambaro w'icyubahiro. Mana, ndakwinginze ntajya agaragara, ujye ugaragara wowe. Najya kuvuga, ujye umuhereza autorite ivuye iwawe mu izina rya Yesu. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Hari umuntu urwaye cyangwa ufite umurwayi, ngwino gusengera. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye kuri Imana igira neza. Ndagutabaje uyu mwana, ururuka ukore wa Mana we, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zururuke muri uyu mwana.